ya APR ariko nibura ntangira reka mpere ku ikipe ya APR imikinire ya APR ibyo ikipe ya APR yarimo irakina ku munsi w'ejo ndaza gusoreza ku byo Gorilla ririmo irakina noneho buri muntu araba yamaze gusobanukirwa ikipe ya APR yarushijwe iki ikipe ya Gorilla ko iri kwataka ko yatatse kurusha APR mu gice cya kabiri hahindutse iki ibyo byose nyine navuga ko ni ikipe ya APR mbere na mbere yagiye muri uyu mukino bizi ko isabwa amanota 3 uwitwa Taleb ndetse n'abakinnyi be nta kindi basabwaga no gutsinda kuko imikino yari baye myinshi badatsinda ariko urebye Shema kuri line up bari abasore batatu b'imbere batatu b'imbere bahari ari gukina uwitwa Mamadous ku ruhande rumwe hari uwitwa Sheikh Jibril Watala ndetse hari n'uwitwa William Togi Mel abo nibo basore bari gushaka ibitego ku ruhande rwa APR ariko ucyumva abo basore batatu nibura uhita wumvamo ko n'abakinnyi batatu bafite karite zijya kumera kimwe n'abakinnyi batatu bombi bakina bataka kuko Jibril Watara kuri nimero 9 arakina niyo mpamvu anatsinda biriya bitego ukajya kuri Mamadous asangwa kina 9 ari ku ruhande ndetse na William Togi nawe nuko nguko byari bimeze noneho icyo APR yakinaga urebye mbere na mbere mu kibuga hagati uwitwa Pasi uwitwa Ruboneka ndetse n'uwitwa Dauda niyo basore bari gukora akazi ko gufasha nibura abo basore batatu b'imbere kuba bagerageza kubona ibitego ariko mu by'ukuri ikibazo cya APR mu mikinire yayo ntabwo kirahinduka kuko ibyo twavuze icyumweru gishize ibimaze iminsi bigaragara mu mikino yashize ubona ko ni ibintu birimo biragenda byisubiramo ku kigendanye ndaza kuvuga ibintu bibiri ikigendanye n'ikipe ya APR irimo irashaka igitego ndetse n'ikigendanye na APR itarimo irashaka igitego cyangwa se idafite umupira ni ikipe ya APR yageragezaga kwaka umupira binyuze mu basore bayo n'ubundi bo hagati abo baruboneka igihe babaga batse umupira noneho igihe babaga batse umupira mbere na mbere bahitaga bazamura umupira noneho abakinnyi ba APR babaga basigaye imbere babaga ari abakinnyi babiri babaga ari abakinnyi uwitwa Mamadous ndetse n'uwitwa Watara noneho uwitwa William Togi we birasanzwe ntabwo ari babataka nyine baguma muri iriya zone yo kwataka yonyine muri iriya penalty area cyangwa se ari kumwe n'abadefenseur ba opponent ntabwo ari kakina ahubwo akenshi ubusanga ari umukinnyi wagiye kwishakira imipira noneho iyo APR yabaga ifite umupira urumva imbere hasigaye abakinnyi babiri ba APR basigaye mu badefenseri ba Gorilla ukongeraho n'abamediateur ari we Masudi Narcisse urumva babaga babaye isolated imbere na mbere noneho witwa Ruboneka niyo yageragezaga imipira yose yageragezaga imyinshi yarangaga kubera abasore ba Gorilla mbere na mbere babaga ari benshi mu rubuga rwabo kurusha abasore ba APR noneho icyitwa interception kugikora ku ruhande rwa Gorilla bikoroha noneho byakoroha ubundi mbere na mbere babisobanuye ngo babakinnyi bawe imbere ni nkaho nta kintu bari gukora uwitwa Watala nta mipira iri kumugeraho nimugeraho irasanga yahuranye n'abasore ba Gorilla abadefenseur ba Gorilla b'imbaraga biraza kurangira n'ubundi nta kintu akoze umupira bahite bawumutwara urumva aho ngaho mbere na mbere icyo ngicyo nicyo nari mvuze cyo gukinisha abakinnyi batatu nibura navuga ko bafite karite imwe cyangwa se bakina ku mwanya umwe n'ubundi baraza gusigara ari babiri imikinire ari imwe icyo bashaka ari kimwe noneho ndagusubiza inyuma Shema uribuka nko mu byumweru bibiri bishize narakubwiye nti ikipe ya APR mu bitego byose imaze gutsinda kuva shampiyona yatangira narabwiye ngo nta gitego kirimo cya solo goal ubwo nta gitego cy'umuntu ku giti cye yiremeye ubona ko nyine yagaragaje itandukaniro ngo yikorere igitego ku giti cye bya bitego batsindira inyuma ya box
cyatsindiwe inyuma ya box gishobora kuba ari kiwe wenyine wenda yaturutse muri defense ari gucenga cyangwa se muri mediana cenga akakitsindira nyine ubona ko nta wundi muntu wakigizemo uruhare abantu barakibona n'umuntu wibuka igitego Van de Ven yatsinze muri Tottenham yego nacyo ni solo goal muri APR ibitego byose yari imaze gutsinda nta gitego cya solo goal cyari kirimo cyangwa se cya gitego umukinnyi yikoreye. Noneho mu bitego bindi byari bisigaye uburyo babitsinze bwari uburyo bwaturutse ku set pieces cyangwa se ku mipira y'imiterekano, ubwo ni muri kona ndetse na kufla. Noneho ibindi bitego ari nabyo byinshi ikipe ya APR yari yaratsinze ni ibitego batsinze muri open play. Ubwo open play ni ibitego bimeze biteshemo open play bonyine ni mu mukino ufunguye tu umukino ufunguye kuno muhanahana mugapasanya mugatsinda bya bitego bitsindwa umupira utarenze muri rusange. Yego nibyo bitego bari batsinze nyine nta set pieces ziba yabayemo muri gukina nyine nk'uko umuhana. Bano urabona ko mu Rwanda bo baracyakina ya traditional winger, baba winger nyine bakera birukankana umupira bakaba bahindura umupira bakawuhindura muri box, noneho hari umukinnyi wabo agaterekamo agatsinda. Yego noneho ibyo bitego byumvikane neza byatsinzwe assist aturutse ku mpande. Yego noneho ku munsi w'ejo cyangwa se uretse n'umukino wa Gorilla abantu bibuka umukino wa Police ndetse n'umukino wa AS Kigali niba ntibeshye n'umukino wa AS Kigali ni imikino itatu ikurikiranye yose umutoza Taleb yose amaze kuyikina abakinnyi batatu b'imbere yabanjemo ni Mamadusi ni William Togi ni Watara cyangwa se Mamadusi Omedi na Watara. Yego noneho byumvikane neza ko mbere na mbere ya mipira cyangwa se kwa kundi watsindaga ntabwo biri buze gukunda kuko wakinishije abakinnyi bafite karite imwe kandi muri karite bahuriyeho nta n'umwe nibura ufite karite yo guhindura imipira myinshi imwe muri box ari Mamadusi nta mipira ari buhindure ari Watara nawe avuye mu mvune ntabwo aramera neza kandi n'imikino ye ntabwo ahindura imipira myinshi ahubwo akora uko ashoboye akiremera uburyo akaba yatsinda akagerageza gupenetra muri box. Yego yego noneho byumvikane neza ngo n'umupira waramuka ucitswe nibura ya mipira nibura umwe reka mbara umwe uretse ko nta n'uwo bahinduye n'umupira umwe nibura niyo bawubona byumvikane neza ko nibaramuka bawuhinduye uwitwa Ruboneka asanzwe akina nka nimero 8 ntabwo ari buze kuba ari gukina ku 10 muri iyi minsi. Ariko mu gihe bafite umupira cyangwa se mu gihe batawufite akenshi ubona ko gukina nka nimero 10 ntabwo ari kakina ahubwo arakikinira nka nimero 8 bisobanuke neza ngo muri box ya opponent ntabwo ari buze kuba ahagaze hahandi. Uwitwa William nk'umuntu umusobanuye neza nimba aba ari gukina box to box sibyo ariko mu kibuga ategetswe gukina nka attacking midfielder ategetse gukina nka nimero 10 nka playmaker nyine akaremera uburyo ubwo buryo abataka akaremera uburyo muri izo manda akaba izo passes ziri decisive sibyo. ubwo ngubwo impamvu uvuze ko atari mu nshingano ahubwo akenshi ubwo yisanga yagiye kugarira yagiye gufasha binyuma agata za nshingano ziwe ubwo ngubwo ni tactique and discipline. noneho bisobanuke neza ngo ntabwo ari buze kuba ari hahandi muri penalty area ku buryo umupira bahindura kuko nawe ni umukinnyi ukina imbere birashoboka ko yasubizamo ishoti igitego kikajyamo ntawe uhari yahavuye. noneho mu gihe ya santere yabitewe uwitwa William Togi nawe twibuke ko ntabwo ari wamwata kuguma hahandi nawe mu gihe imipira yabaye mikeya asubira inyuma kwishakira umupira cyangwa se gutangiza umupira. bisobanuke ngo uwitwa Mamadusi cyangwa se uwitwa Watara naramuka ahinduye santere mbere na mbere irasanga nta mukinnyi wa APR n'umwe uri mu rubuga rw'umuzamu wa Gorilla. ibyo ngibyo biraha amahirwe menshi Gorilla birorohereza ikipe ya Gorilla kuba yahita ikuraho umupira. ubwo ngo byumvikane neza ko bijya bitega ikipe ya APR yajyaga itsinda binyuze mu bawinga mbere na mbere amahirwe yo kubitsinda ni makeya. noneho n'aya mahirwe nibura yo wa mukinnyi uri buze guhindura ya mipira cyangwa se uri buze gufinishinga ya mipira icaracara nawo ayo mahirwe akubiye makeya kuko William Togi ntabwo ahari. ibyo ngibyo nyine bigatuma ikipe ya APR ikigendanye no kugaragaza ubushobozi cyangwa se ikigendanye no kubaka igitego
mu mukino ku munsi w'ejo cyari kiri hasi cyane niba ariko navuga, kuko muri ubwo buryo nsobanuye urumva ko byari kuba bigoranye. Icyo ngicyo ni kimwe cyari gutuma ikipe ya APR itabasha kubona igitego. Ikindi cya kabiri cyari gutuma ikipe ya APR itabasha kubona igitego ni ukuvuga ngo tumaze iminsi tubivuga, tumaze iminsi tuvuga imikinire ya APR mbere na mbere mu kibuga hagati kigendanye no kure mu buryo ubona ko ni ibintu biri hasi cyane, kuko nk'umuzamu wa Gorilla ku munsi w'ejo navuga ko nta n'amashoti abiri, nta na save n'imwe yigeze akora niba ariko nabyita. Urumva ko kigendanye no kure mu buryo ku ruhande rwa APR kiri hasi. Icyo ni kimwe mu kigendanye n'uko bashakaga igitego bikarangira bipfuye, imipira boherezaga yose yahitaga ipfa ubusa. Icyo ni kimwe. Noneho ikindi cya kabiri ngiye kuvuga mu gihe ikipe ya APR noneho yabaga idafite umupira, mu gihe nta baro ifite, ubwo aho navugaga mu gihe yabaga ifite umupira iri gushaka igitego. Noneho mu gihe yabaga idafite umupira mu kibuga hagati, uwitwa Ruboneka n'ubundi yahitaga asubira inyuma akajya gufasha pasi, ndetse n'uwitwa Yusuf Dauda. Ariko muri abo bakinnyi batatu, mbere na mbere abo bakinnyi bose batatu nta mukinnyi n'umwe urimo nibura ufite ubushobozi bwo kurekipera cyangwa se gukliyaringa umupira, akaka umupira nka Sekiganda cyane. Ubwo birumvikana ko hari role ibuze cyangwa se hari umuntu ubuze w'ingenzi muri icyo gice cya mediane. Wa mukinnyi wakingiraga defense ya APR, wa mukinnyi watumaga Clement na Yunusu bumva batuje bahura n'akazi gake. Amos nkunganiye sibyo, hari igihe umuntu ushobora kubivuga gutyo akavuga ati se umwanya wa Sekiganda uri kuvuga wagiye cyangwa se udahari, ko harimo pasi. Ibyo ubivuze ushingiye kuki? Ariko buriya Amos tubisobanuye neza kugira ngo n'umuntu udukurikiye byumve neza, aba midfielder cyangwa se aba defensive midfielder babaho benshi ariko bagira imikinire itandukanye buriya, cyangwa se batanga security mu buryo butandukanye. One, ushobora kuba uri mu defensive midfielder ariko ufasha ikipe yawe mu gice cyo kwataka cyane, kuko hari aba defensive midfielder bafite ikirenge cyiza bashobora guhindura baro nyinshi, ayo ma through pass cyangwa se ama long balls. Ndaguha urugero rwiza, umukinnyi nka Zubimendi muri Arsenal, cyangwa se nka gundi urugero Frankie de Jong, cyane ushaka kuvuge nk'umukino w'ejo abantu babonye Chelsea Reece James, cyangwa se Reece James sibyo. Hakaba n'undi mu defensive midfielder nawe uzi ibyo ngibyo kubikora, wenda nabikore mu buryo bwo gutanga izo passe nyinshi cyane, ariko akaba afite carte yo kuba rideau de defense. Ubwo ngubwo uvuze rideau de defense ubundi uwo muntu abameze gute? Wa mu defensive midfielder uzi ko agomba kuza akaba rideau nyine agascreeninga icyo bise sinzi uburyo nagwani ku bantu bakinye basket, habaho ikintu cyo kuvuga ngo kora screen, nkorera screen sibyo. Umukinnyi akaza akakumarika gutya, no kugukingira kugira ngo ubone ukutambuka cyangwa se ugire iyo security. Ni umwe mu bantu bazi kwaka baro neza sans faute, ni umwe mu bantu bazi gukinisha bagenzi babo kandi banabaridinga uburyo bahererekana umukino. Tuvuga urugero, nimba ujya ubona imikinire ya Sekiganda mu kibuga hagati, ni wa mukinnyi iyo Ruboneka cyangwa se nk'urugero duhere muri defense, iyo Yunus afashe baro ahita amubwira ati hereza Kagege, niwe uri ahantu heza atamaritswe kubera ikibuga abakireba neza. Uwo rero niwe uri gusobanura wabuze. Yari ahari nyine uwamusigariyeho pasi kuri gatandatu, ariko ntabwo abikora neza nka Sekiganda. Noneho ubwo ibyo ngibyo byahitaga nibura biha umutuzo ikipe ya Gorilla, cyangwa se biyifasha gusohoka cyangwa se kwidegembya mu kibuga hagati cya APR. Ubwo ngubwo bisobanuye neza impamvu gusohoka nyine mu kibuga byorohaga cyane. Turabizi Dauda ni umukinnyi uryoherwa n'umukino, akaryoherwa no kujya imbere cyane. Ni nayo mpamvu kuba defensive midfielder cyangwa se kuba nimero 6 kuri opponent
utari ufite imbaraga mu kibuga hagati biragorana. Noneho na Ruboneka nubwo nawe akina kenshi asubira inyuma ariko role arimo tuyibuke twese ari muri role ya attacking midfielder arakenera icyo gihe cyo gusohoka muri mediane ajyana bari imbere. Muri icyo gihe rero pass araba ari weak kuko afite abantu bakina bajya imbere cyane. Yego ubwo no kuvuga ngo abantu bahita bumva ko witwa Masudi Narcisse ndetse n'uwitwa umukinnyi wa Gorilla mu kibuga hagati yitwa Omar w'umurundi byaraboroheraga imipira bakayisora mu kibuga hagati ari myinshi, ariko mu gice cya mbere ikipe ya Gorilla hari ukuntu itari irimo ifungura, hari ukuntu nyine yari kuvuga ati ikipe ya APR ni ikipe nkuru dushobora gufungura ikatuzamukana ikaba yadutera igitego kayitinya igasa n'itinye ya